Imana yambwiye God has told me that ngo mu kwezi kwa munani ndetse kwa karindwi that in August, in month of July and August, ni amezi adasanzwe, those are the unusual months. ni ukwezi kw'imbaraga. That is a strong month. Mana turagushimiye, tugushimiye yuko uri umubyeyi mwiza, izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko Uwiteka utugejeje kuri aya masaha muri ibi bihe. Uwiteka umwaka ukaba uduhaye kuwusoza neza. Shimirwa Jehova, habwa icyubahiro kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe n'ubutware bwawe n'imbaraga zawe wagaragaje ku buzima bwacu. Ni ibintu byinshi wagiye uturinda, uturwanirira, Data wa twese mwiza. Niyo mpamvu dushimye izina ryawe tuvuga ngo warakoze Yesu, warenze ababyeyi, urinda abana batoya, abagabo, abakecuru ndetse n'abasaza. Turagushimiye, nushimirwe, nuhabwe icyubahiro kubw'imbaraga zawe, kubw'ubushobozi bwawe wagaragaje. Himbazwa Uwiteka, niko dusanze twizeye. Data wa twese mwiza, tuboneho kandi kukwinginga, duhamagara imbaraga zawe ndetse n'ubushobozi bwawe muri uyu mwanya, bibane natwe. Amina. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Greet you all in the name of Jesus Christ. May the peace from God be with you. Nizere yuko mumeze neza abantu mudukurikiye kuri iyi channel Ikidendezi TV. Let me hope that you are all well, those you people who are following us on this channel. Reka nkubwire, niba utarakoze subscribe, ngushishikarize gukora subscribe. Let me tell you, if you have not subscribed, I'm encouraging you to subscribe, kugira ngo tujye turushaho kubana buri munsi mukurikirana ibiganiro byacu, so that you can every time be following the preacher and the gospel. Tugarutse muri uyu mwanya tugiye kubagezaho message y'umwaka. We are back and this time to give you the message of the year. Ni message y'umwaka wa 2025. This is the message of the new year of 2025. Hari icyo Uwiteka yatubwiye muri uyu mwaka. There is something that God has told us about this year. Uyu mwaka twinjiyemo, this year we are entering in, hari ikintu Uwiteka yatubwiye. There is something God has told us. Hari ikintu Imana yavuganye natwe kuri uyu mwaka. There is something God has told us about this year. Uyu mwaka ni umwaka udasanzwe. This is an unusual year. Uyu ni umwaka utandukanye n'iyindi myaka twanyuzemo. This is a year which is totally different from other years. Uyu mwaka witwa umwaka w'impinduka. This is the year called the year of changing. Uyu ni umwaka w'impinduka ku buzima bwawe. This is the year of change on your life. Uyu ni umwaka w'impinduka ku muryango wawe. This is the year of change on your family. Uwiteka aje guhindura ibintu byose ku buzima bwawe. God is coming to change everything on your life. Kuko hari ibintu bishyashya agiye kukwinjizamo. Because there is new things that God is going to make you enter in. Buri muntu wese, everyone, ibintu byose bigiye kuba bishya. Everything is going to be new. Uwiteka aje guteza intambwe. God is going to make you step. Kubera yuko habe no ku muntu ku giti cye Uwiteka agiye kumugeraho. Because even a person, God is going to reach on that person. Yaba ku muryango, on your family, umuryango nawo Uwiteka agiye guhinduramo ibintu. On family also God is going to change something. Kugeza ku gihugu, up to all the country. N'Uwiteka hari ibyo agiye guhindura mu bihugu. God is going to change something in countries. Kuko uyu ni umwaka w'impinduka. Because this is the year of change. Ku bantu bagendana n'Imana, whoever that moves with God, ku bantu bumvira Imana, whoever that obeys God, ku bantu bazakomeza gukurikira kwitondera amategeko y'Imana ndetse n'iby'Imana ibabwira, those who will keep on obeying what God tells them. Uwiteka aje kubateza intambwe bundi. And his commandments, God is going to make them step. Uwiteka aje kubateza intambwe. God is going to make them make step. Ariko ku muntu utumvira nawe Imana, and to those who disobey God, ugiye gutera intambwe y'inyuma. You gonna make a step moving backwards. Kubera yuko iki ari igihe cy'impinduka. Because this is the time of change. Bene data nshuti z'umusaraba, my brethren, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo tube maso. I beg you for the grace of God that you can be alert. Kugira ngo tuze kubona impinduka nziza mu buzima bwacu. So that you can get a new change in our life. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, I beg you for the grace of God, kugira ngo mu miryango yacu twumvire Imana kugira ngo tubashe kubona impinduka nziza. So that in our family you can obey God and get new change. Imana yambwiye, God has told me that ngo mu kwezi kwa munani ndetse kwa karindwi, that in August, in month of July and August, ni amezi adasanzwe.
Those are the unusual months. ni ukwezi kw'imbaraga, That is a strong month. ni ukwezi tuzaboneramo ibidasanzwe, Those are the months that you're gonna see what you are not used of. ukwezi kwa munani ndetse kwa karindwi The month of July and the August, ni ukwezi kudasanzwe. those are the months which are not usual, as you know them. Abafite Uwiteka agiye kubongerera, Those who have God is going to multiply for them, kandi abafite bagiye kwamburwa. and those who have are going to be taken, their things are going to be took away, Abadafite kandi bagiye guhabwa, and those who don't have are going to be given, kandi abadafite and those who don't have, bagiye kwamburwa burundu. they are going to be taken total whatever they were having. Reka mbivuge gutya ngo bagiye wenda kwamburwa ubusa. Let me say that God is going to take nothing from them. Icyo usabwa ni iki? What God needs from Ni you ukwitondera ijambo ry'Imana is to pay attention for His word ndetse ukumvira Imana, and obey God. kugira ngo ubashe kubona resulta nziza. For that you can get good results. Reka dusome ijambo ry'umwaka. Let's read the word of the year. Ni ijambo ry'Imana turi busange mu Baroma, mu Bakorinto, Abakorinto ba mbere, This is the word you're going to find in the book of 1 Corinthians igice cyaho cya 9 umurongo wa 24 n'uwa 25. chapter 9 verses 24 and verses 25. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwira. Let us read the word of God and listen to what you tell us. Umurongo wa 24 haravuze ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akabumwe. Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. 25. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza gutyo, twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Imana itugirire neza cyane. Let us read also in English. Do you not know that unless all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. 25. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown and will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Amen. Imana ikumpere umugisha. May God bless you. Muzagira umwaka mwiza. May you have a good year. Mbifurije kubona ibyiza byinshi cyangwa kubona resulta nziza muri uyu mwaka. I wish you to get much good results in this year. Ntimuzatera intambwe mujya inyuma, ahubwo muzatera intambwe mujya imbere. Never make step moving backwards, but make step moving forwards. Imana ibampera umugisha. Reka dusenge Imana kandi. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye yuko utugejeje muri uyu mwaka. Shimirwa